ku myaka ya 28 we avuga ko amaze kuba yasambana n'abagore cyangwa se n'igitsina gore kimaze kugera ku mubare w'igihumbi, abagore 1000 kubera umwuga w'ubushoferi no kugenda ibihugu bitandukanye byo muri East Africa. Sinzi iminsi bimusaba, gusa nanjye mfite uko muzi, ntega amatwi wumve. Uwo muhungu ntimuvuge gutyo, nako si muvuge gutyo, umwumva ari umuntu ukuze cyane wenda ushobora kubigereranya ugatangira kumubare mu myaka za 35 cyangwa kuzamura, ariko byaye byo kajya ni muto cyane. Yatangiye ku kazi ari mutoya, yatangiye ku kazi rwose umuvuga aka kanya ashobora kuba afite imyaka 26 niba nibeshye, gusa ntaho mushakira, wenda nibeshye nakibeshyaho umwe akaba ageze no ku myaka 27. Atangira akazi rero ntago yari umuntu kuko ntiyari yarigeze ishora mu bintu by'ubusambanyi, yari umuntu usanzwe nk'abandi cyane rwose, ntiyabikundaga na gato, ntiyabikozwaga na gato, yabaga yibereye mu kandi kazi kajyanye n'ibintu bya tekinike. Ariko aho yaherewe imodoka, zino modoka nini zitwa amakamyo zijyana imizigo hanze y'igihugu zikazana n'iyindi, aho yayiboneye yaragiye aratangira arakora, koko arahembwa mu bana ubuki, dore guhindura ingano, atangira arabyibuha aba munini, ewe umuntu akabona ko yahinduye ubuzima, yatangiye gukora akazi keza kandi kamuhemba agatubutsa. Nyamuhungu ubwo yatangiraga akazi yabanje gukorera imbere mu gihugu, akajya ajya mu ntara zitandukanye. Rero yaje kwanduzwa indwara, bagenzi be bakoranaga umwuga wo gutwara izo modoka batangiye kujya baparika ahantu hatandukanye bari kumwe, bakamubwira bati ese muhungu, kuki wowe iyo tugiye uguma mu modoka, ntago warara mu modoka buri gihe? Bizagira igihe umenyere, jya ushaka agacumbi nawe ujyemo wishyure, yewe ushake n'umugore murarane. Umuhungu yarabyumvishe, ariko akajya akomeza kwihagararaho akaguma ari uwo ari we, yewe akajya asigara. Ariko iminsi yari icumiye, nayo ku munsi wa mbere aragenda ajya muri roja arirarana. Uwa kabiri kurikiyeho nawe yarabajije ati se mubigenza mute kugira ngo mubone uwo murarana? Baravuga ngo abantu bicuruza hano barahari, abakobwa twakita rya zina bajya babita indangamirwa. Baramubwira ngo barahari kandi ntago bahenze cyane, wenda igihenze ni amacumbi, ariko bo ntibahenda cyane bitewe n'uwo ushaka. Nawe ku munsi umwe baramumuzanira rwose, we ntabyo yagizemo uruhare, baramumuhereza, yewe baranamumwishyurira, aragenda araryama. Gusa uwo munsi yibutse gukoresha ubwirinzi cyangwa se agakingirizo, yari atarangirika mu bwonko ngo umuco ube karande muri we, amere nk'aba bagabo baba baramenyereye ibyo bintu. Niyo mpamvu hari bamwe twumva bavuga ngo umuntu ubana n'umushoferi agomba kwihangana. Umusore wanjye rero yaratangiye uwo munsi rwose, nubwo yari afite isoni n'ubwoba, ariko biraba. Yanavuye yishimye, afite akamwenya, avuga ati buryo ubuzima ni ubu, ntago nari mbizi ariko ndumva ari ubu koko. Urugendo rw'uwo munsi rurangira gutyo, arongera afata urundi rugendo aragenda. Ubwo yahereye kuba iwabo, abanyamahanga we batinyaga kubi kuko ntago yabaga azi imico yabo. Yaravugaga ati ese abantu binaha buriya bari bazima? Yarongeye agaruka hahandi nakoreraga, noneho we ku giti cye yaje ambwira ati mbere yuko mbonera icyumba banza nshakira uwo tukiraranamo. Nanjye nti ibyo nta kibazo kuko ndi mu kazi, icyumba kirahari, yewe ndaje nkurebere ko kubonera umuntu uri bwemere kukuraza. Byaciyemo vuba rwose, aramubona aho bari burarane, yumva atekanye kuko nicyo kintu cya mbere yahamagaye abaza. Yari atangiye kwangirika mu bwonko, byari byarangiye kweri, nari ndi kumubura mureba. Gusa ntago namublaminga cyangwa se ngo mugaye, ni ibintu bibaho bisanzwe, bigira igihe cyabyo. Umuhungu n'iryo joro nabwo rwose nk'umuntu utangiye kugira aka experience arana n'umukobwa, gusa yabyutse nanone asa n'uwishimye, ariko nanone yakuganiriza ukumva ko afite akantu ko kuvuga ngo ntangiye kuba umuntu mu kiko kuko mbona ntangiye kurengera. Ibi bintu mama wanjye ntago azabikunda, nubwo atabaga bibona, ariko yumvaga we bishobora kumuzanaho ingaruka zo kuba yahombye amafaranga ye ntagire icyo yamarisha. Gusa yarazi ubwenge, yari umwana uzi ubwenge cyane ku kijyanye n'amafaranga, yarazi gukora savings ku buryo budasanzwe. Ntago ari ameze nk'aba bandi bishora mu ibyo ngibyo bagacyura umunyu. Ingeso yaragiye irakura neza neza rwose, biragenda bimukukiramo abo uwo muntu rwose ntiyongera kwihishira. Yajya atambika imihanda cyangwa yerekeye mu rugendo akagenda arebaguzwa abari yewe n'abagore bashatse. Byamukukiyemo kugeza ubwo yatangiye kujya mu bihugu by'abaturanyi, naho yajyaga yirarira mu ikamyo, naho atangira kujya ajya mu macumbi akaba ari harara. Byageze igihe n'ubwirinzi arabwihorera, akenshi akajya asambana nta gakingirizo yambaye. Ibaze nawe, kandi
mu bihugu bitandukanye. Yahiriye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, ubwo yarajyanyeyo ibicuruzwa azavanayo n'ibindi. Yarayeyo ariko yari afite ubwoba atitira, yarananye n'umugandekazi. Ubwo abigira umuco za Tanzania biba uko nguko, za Somalia, za Kenya, hose biragenda biba uko nguko. Yewe no mu Burundi naho yagiyeyo, naho ntago yahasize ubusa rwose. Ahubwo icyo nakomeje kwibaza jewe, buriya ntashobora kuba afite abana atazi. Birancanga nk'ibyo bihugu byose banibaza ko nta bana yahasize. Gusa burya na kera baravugaga ngo umugabo ahageze bukamwiriraho arirambika ejo agakomeza urugendo. Mbivuze ukundi ariko iyo mvugo isanzwe inahari. Rero icyaje kuntangaza ni uko bwa mbere akora urugendo rwo kujya hanze kure cyane muri Sudani na Ethiopia rwamuteye ubwoba kubera ko yumvaga bigoranye cyane. Sudani yahatinyaga kuko yumvaga hari ikibazo cy'umutekano, yewe akavuga ati za nkumize aba ashaka noneho ntazazibona kubera ko yabaga yumva ko bamufatanye n'inkumi yaho bamugira nabi, akaba byamuviramo urupfu. Urugendo rwa mbere rwa Sudani bamubwira kujyayo yarabyanze, yumvaga afite ubwoba, nuko boss we yoherezaho undi. Ariko ku nshuro ya kabiri bajyanye ari babiri kugira ngo amumenyereze. Naho yagezeyo rwose Sudani byaje kuba ngombwa ko naho akora nk'ibisanzwe, nabwo ajya mu icumbi arana n'umukobwa wirabura cyane rwose, niko yamumbwiye, muremure, aranamwishimira cyane, yarasigaye afite. Ibaze nawe gushimishwa na buri muntu wese. Sudani yamubereye nziza nayo ntazayibagirwa. Ariko ndashaka kukubwira ahantu hambere yishimiye cyane. Ubwo yageraga muri Ethiopia bwo yaromewe, yifashe ku munwa. Niho hantu hamuroreye akajya yumva ashaka guhama akora urwo rugendo nubwo rutabonekaga cyane. Ethiopia bwo yahasanze abakobwa beza barambuye, buri nabo bakobwa bahenze muri Afurika ubicuruza kuko baba bari ku giciro cyo hejuru cyane. Biba bizwi iyo utayujuje amafaranga ntago wamubona. Ntago nibuka amafaranga neza, ariko yambwiye ko ari abakobwa bahenze kandi rwose bamushimishije mu buzima. N'ubu ajya ambwira ati nuko bidakunda ko namuzana umukobwa wabo kubera imico y'iwabo biragoranye cyane, kireka mwibye. Ariko nagashatse umugore wo muri Ethiopia cyangwa se ukomoka muri Ethiopia. Ethiopia yarahakunze, harimo ahantu yatakarije amafaranga ye, nubwo nakubwiye ko akora saving, ariko niyo hantu yatakarije amafaranga menshi kubera abakobwa baho. Menya wa mubare 1000 yambwiye ugenekereje abenshi ari aba Ethiopia kuko yahakunze cyane. Yamagasaba boss ko yakoze ingendo zaho, nubwo batakundaga kubona ibiraka bijyanayo imari cyangwa bikura imari, ariko Ethiopia yaramuryoheye. Abakobwa baho bamubereye beza cyane, yarahasambaniye kweri. Nahibaze yarahabyaye umwana, ubu ngubu nawe yaba amaze gukura kandi ntawaze. Ibyo binsetsa, ariko mpamya ko wenda abakobwa bakora umwuga bafite uko babigenza kugira ngo birinde kuba basama abana, kuko agiye gusama ntago yazamenya se w'umwana. Ethiopia rwose haramuryoheye cyane, nubwo n'ahandi yagiye anyura hose yagiye atereye icyumvirizo, si icy'ugutwi, namwe murabyumva. Yagiye agereranya, ariko nanone akavuga ko muri Tanzania hari abakobwa bamwe baba barabyawe ku Barabu hamwe n'Abatanzaniyakazi. Umwana waravutse hagati y'abantu babiri nawe ngabasa neza cyane. Nawe ari mu bantu bamushimishije mu gihe yari muri bya bikorwa bye by'inshimisha mubiri yavangaga n'akazi. Gusa nanone wibuka ko nta blaminga, we mugabo utameze uko uzamutera ibuye. Abenshi tugezamo tukihangana, ariko icyo dutandukaniraho ni ingano y'ibyo bikorwa runaka, uko witwara nturengere. Ariko yavuga yagira, n'ubundi yakomeje kuvuga ko iwacu ho bidasanzwe ari bisanzwe, ko n'abanyamahanga barabakunda. Birirwa bavuga abakobwa b'iwacu ko badasanzwe, yewe no kubareba byonyine babihagije. Turetse n'ibyo, umuhungu wanjye n'izo ngendo zose yakoze, yakomeje akora ibyo bintu, aragenda bimujya mu bwonko, biramwangiza kugeza naho ubwo yatangiye kwiyanga, avuga ati ibi nkora ntago bisanzwe, ntibibaho, ni bibi koko, mbega bibi kweri. Yarasigaye agera imbere ya nyina akagira isoni, kandi nyina ntacyo yamusomyemo, ahubwo ari we bwe ku giti cye utangiye kumva ko wa mwanda yirirwamo uri kumugaragaho. Yatangiye kujya ngisha inama nanjye. Rero inama naje kumugira umuhungu wanjye, naramubwiye nti ikintu ugomba gukora ni kimwe, genda kwa muganga wipimishe, wenda wipimishe n'inshuro zirenze 2, umenye ko umubiri wawe uhagaze, niba nta virusi itera sida irimo, ubundi
uzambwira icyo gukora nyuma. Umuhungu wanjye yarabyumvishe koko, naranamuherekeje. Icyansekeje mbaza ngo twasanze bimeze bite. Ibaza umuntu wikekera abakobwa bagera kuri 800 cyangwa 1000 mu gihe gito cyane. Wibaze, uzi ko twasanze nta kibazo afite mu mubiri, ari umuntu ukomeye, agira amahirwe. Ibaze yabarwaye za ndwara, none akaba yarikuye nko mu kindi gihugu, umenye itabimeze nk'iy'inaha. Ako nakari kanyuzemo kuko zose zirasa, ariko yagize amahirwe cyane. Umuhungu wanjye ikintu yakoze niki, yaravuze ati kuva ubu ngubu ninajya ncikwa, reka mbanze nkansuringa ubwonko bwanjye, banze mbushyire ku murongo, nongere ngerageze gusubira kuba uwo narindiwemo nuko bitazapfa gukunda. Ariko ninjya nacikwa nzajya nkoresha ubwirinzi. Nyaboneka Mana ushimwe utumye nisanga nkiri muzima. Nari naranze naratinye kujya kwa muganga kuko numvaga ko nipimisha nzahita mbura uko nkomeza akazi, kuko nzahita niheba. Yewe nina niheba nzakora impanuka mu muhanda mfane n'imitungo ya databuja, kandi warengana ntabwo ari wowe nyohereje gukora ibyo. Umuhungu wanjye yaragerageje rwose, kuko nyuma natangiye kubona asa n'umuntu ushaka ibindi yahugiramo, yajyaza akanyuzamo akanirarana ngo arebe ko bikunda, kandi koko bikamukundira. Icyo nshima nuko ngubu yaretse zangeso mbi, yaragerageje asubira ku murongo. Yewe yashatse umusheri nubwo ntabyera ngo de, ariko basi aragerageza. Icyo wakuramo hano ni ikihe? Burya si ngombwa kujya mu kazi ngo ukore ibyabusanze bakubwiye gukora, kuko hari igihe bishobora kugusha mu banzu urebe bitewe n'ibyo wagiyemo. Banzu urebe ibyo wasinyiye gukora, kontra usinye ikikubwira, experience uzayibonera ku giti cyawe. Si ngombwa ngo bakubwire ngo twebwe turangije akazi tujya. Nawe uri umuntu mukuru uhawe akazi kuko ukuze, si ngombwa kubakurikira ujye ukora ibyo bakora. Si ngombwa kujya gusindana nabo, si ngombwa kujya kwijandika mu byaha nabo. Si ngombwa. Wowe hitamo inzira yawe ukunze bitewe n'icyo ushaka, kuko icyo ushaka ni amafaranga. Umwami w'isi umushake, ntawe ujya umubona umwami ngamugwize, ariko yahige, ariko wivanga n'ibyo imbazo yahize nawe ugasanga uzanye n'ibyo bibazo. kandi bitewe n'uko wabonye amafaranga, iyo utayabona utari kwijandika mw'ibyo amafaranga, hari byinshi ahindura ku muntu. Hari ikinyamaswa zura mu muntu kitari gihari, hari byinshi atuma ugerageza. Yewe hari kamera zana, niyo warubitse kamera mbi muri wowe ikagaragara, ariko iyo utuje kuko ntayo ugomba kuba mwiza. Rero ngayo nguko urugendo rw'inshuti yanjye, ariko rwaje kurangira neza. Nizere ko ukuyemo isomo. Nitwa Dino, gira umunsi mwiza.